Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize. Ari nako twari tumaje gusiga congo, amaje kwihirikira umuntu, tayari amaje kuba yamwereka ko uko intama zambarwa, uko babikora, uko babigenza nta bintu byinshi, dore nuko nguko yagiye ariko atangira kuba yavuga ati noneho ndagira ngo umare kuba wanyohereza itwa dupfunyika cyangwa se bya bintu ikuri cuyani mwoherereze bya bintu. Tayari ntumbaze ngo congo ni ibiki agiye kuba yakohereza. Tayari duru barimo baravuga bagiye kuba bakoherereza ibintu, nawe nuko nguko araho. Dore nuko nguko hari ibyo arimo aragenda siga gake gakeya. Tayari akiraho ngaho, dore hari ibyo arimo aragenda siga ku mafoto y'umugabo wiwe. Tayari barakoze ubukwe, nuko nguko arimo aragenda siga afite ibintu arimo aragenda musiga. Ariko warundi nawe umaje kuba yahagera, yaje atangira kuba yamureba, akamuhamagara ati mabuja, hano hari agapfunyika bazanye, cyangwa se hari ubutumwa bwawe bakuzaniye, nagiraga ngo ube wabureba, dore ngo ubu butumwa bwawe hari amafurashi bakoherereje. Ubwo cuno uko nguko nawe yatangiye kuba yareba akavuga ati iki ibi se ni ibiki, ibi ni ibiki. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yavuga n'amashyushyu menshi ndetse avanze n'amatsiko menshi. Yahise abimwaka vuba vuba ati reka mbanze ndebe ibi bintu nzaniye. Ari gatiki, ari nyabaki nawe yaje vuba vuba ahita atangira kuba yakegera imashini. Tayari atangira kuba yafata amafurashi nk'uko bayamuhaye. Yaravuze ati reka nze ndaje nkwereke ibyo ngiye kuba nakora cyangwa se utuntu ngiye kuba nakikorera. Ubwo niko yatangiye kuba yagenda abona umugabo we gake ari kumwe na congo. Ari umugabo arimo aramubwira ati congo we, basi se wanyemerera ukaba wambera umugore. Dore nuko nguko cuya bibonye atangira kuba yareba gutya akavuga ati iki ibi bintu ndimo ndaribona nibyo. Ubwo umugabo yari arimo aramubwira ati basi nzakurinda, nzakwitaho. Dore umugore nuko nguko yarebye nawe atangira kuba yarerembura akavuga ati ibi bintu se koko ibibaho cyangwa birashoboka? Nizere ko ndimo ndabona ibitari byo, nizere ko ndimo ndabona ibidahari. Dore niko yatangiye kuba yareba akavuga ati ibi bintu ntago ari byo. Ubwo niko yatangiye kuba yakumva n'amajwi ibyose nyine. Ubwo ahangaha hari kodingiyeho amajwi, hariya ni amashusho, byose yatangiye kuba yabikina agahuza akajyana. Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ibi bintu ni ibiki. Ubwo niko yatangiye kuba yakumva ukuntu umugabo arimo aravuga ko iyo umugore agiye kuba yamujyana muri gereza. Ibyo bintu ni ibintu murimo muribuka nubwo hashize igihe tutabagezaho kano gace cyangwa kano gaseri. Ubwo umugore yatangiye kuba yavuga ati jiyanga hawe, gute watinyuka kuba wakongera kuba wangambanira, gute watinyuka kuba wakongera kuba wangambanira. Umugore nicyo kibazo arimo aribaza ati gute watinyuka kuba wakongera kuba wangambanira. Ibi ni ibiki ubundi uri muntu nyabaki, gute urimo urankurira bino bintu? Uwo narinzi si wowe, dore gutangira kuba yajugunya ibintu hirya akajugunya. Umugore yararakaye, ajya hararakara atangira kuba yagenda ajugunya ibintu. Abakozi bakamubwira ati madamu, ni ukuri Mr. Jiyanga ntabwo turamenya ikintu agamije cyangwa se tageti yiwe, ntabwo tuyizi. Undi agatangira kuba yavuga ati hashize imyaka 5 nkundana n'uriya mushenzi, hashize imyaka 5 nibwo naje cyangwa se ninjiye nako muri runo rugo ndi umukozi, ninjiye mu muryango wa Jiyanga nk'umukozi. Ariko yambwiye ko nkunda, nanjye mubwira ko mukunda. Ariko njyewe yansezeranyije ko azanshimisha, ariko sinari nzi ko igihande kimwe arimo arambeshya, ikindi nanjye nkizera ko ari ibyanyabyo. Ntabwo nari nzi ko arimo arambeshya. Dore nuko nguko yatangiye kuba yakibuka. Wari umunsi umwe ubwo ari aho ngaho arimo aragenda akora utuntu tw'amasuku. Umugabo nuko nguko yaje. Ubwo umukozi cyangwa se uyu nguyu yari umukozi muri runo rugo. Umugabo atangira kuba yamubwira ati reka mbigukorere, reka mbigukorere. Ubwo umukozi agatangira kuba yavuga ati oya Bose, ntabwo bikwiriye cyangwa se ntabwo ari byo kuba wavunika. Ubwo umugore bagatangira kuba bamubwira ati oya nta mpamvu, reka mbigukorere cyangwa se reka mbe nabigufasha. Ubwo umukozi nawe yaravuze ati nta kibazo, mfasha Bose, mfasha. Ubwo byose arimo aragenda byibuka ukuntu Bose nyine yagendaga amufasha. Agatangira ati kubera iki nizeye cyangwa se kubera iki natumye umfasha, nkakwizera, ntazi ko ibintu bizarangirira ahangaha. Narakwizeye, none reba ibintu ahantu birangiriye. Igute wafashe ugakina n'ubuzima bwanjye? Yarankinnye, yarambeshye. Ubwo umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati yarambeshye. Kubera iki nizeye? Ubwo umugore nicyo kintu arimo aribaza ati kubera iki nizeye? Ariko mbere yuko dukomeza reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona,
iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora ikurira. Ariko ubwo Jiang Hao nawe nuko nguko araha agatangira kuba yahamagara, agahamagara ariko nta muntu urimo uramufata. Yatangiye kuba yahamagara ati Chuyani we, icongo shenge niwe isumeyiri. Ubwo yarabimenye atangira kuba yavuga ati rero agarutse kuba yakihorera, ntumufate, ndakwinginze ntuze kuba wamufata kuri telefone cyangwa se ntuze kuba wafata telefoni ye, ndakwinginze. Ubwo Disu arimo arahamagara nawe yamaje kuba yabona ya video cyangwa se yamaje kuba yabona video nk'ibimenyetso birimo birashinza Jiang Hao. Rero ubwo ngubwo ntumbaze niba ari buze kuba yabyumva. Ubwo niko yabibonye atangira kuba yakumva ko umugabo we amaje kuba yamwohereza ubutumwa cyangwa se amaje kuba yamwoherereza message. Yarabibonye rero atangira kuba yavuga ati kumbi nuko nguko yambeshya gugumu ibwo ikintu yese akora, sibye kuba yagenda siba ibintu byose bifite aho bihuriye nawe, nta bintu byinshi niba atanamuborotse ntumbaze. Ubwo yese atangira kuba yamubaza ati none se madamu dukora iki? Uwo ni umukozi nyine arimo aramubaza ati dukora iki mabuja, dukora iki ko mwarakaye? Umugore ariko nta bintu byinshi byo kuba yavuga afite, nuko nguko yise ahaguruka tayari mu gahinda gakomeye, mu gahinda kababaje cyane. Yahise ahaguruka, umukozi nawe aritegereza atangira kuba yavuga ati se mabuja ko mbona yarakaye, ko mbona yababaye, tayari dore nuko nguko yaje atangira kuba yafata icyuma. Umugore yarakaye, umugore yababaye. Duheruka yari arimo arasiga ibintu ku ifoto nyine ya Jiang Hao, ndetse nawe ariko agasiga Jiang Hao. Yatangiye kuba yavuga ati ngomba kuba nakora cyane, mfite kuba nakora cyane, narakoze cyane, rero mfite no kuba nakora cyane kugira ngo nze kuba nabaho ubuzima bwanjye. Nashakaga kuba nabanaho ubuzima bwanjye nawe, ariko ntiwigeze ubyifuza. Ubu kano kanya none ndimo ndifuza ko ugomba kuba wapfa. Umugore nicyo kintu yatangiye kuba yavuga ati ndifuza ko kano kanya none ugomba kuba wapfa. Ubwo niko yateye icyuma mu ifoto ya Jiang Hao. Ukamenya ko Jiang Hao ubwo nyine nawe tayari ari ukuza kuba yapfa, nta bintu byinshi agomba kuba yapfa. N'iki mugore avuze tayari umuntu urimo uragera ifoto icyuma, umenye ko aramutse agufashe ari ukuhita kikubarura cyangwa se ari uguhita kigupasa. Umugore nicyo kintu yavuze ati rero ngomba kuba nakwica, uko byagenda kose ngomba kuba naguhitana. Umugore nicyo kintu arimo aravuga tayari gakeya. Ubwo umugore arimo arihanagura niba ari amaraso, niba ari iki ntumbaze, dore aho ngaho hari imyenda iriho amaraso. Niba ari inde amaje kuba yahitana, niba ari inde yishe ntumbaze, niba ari uwo yishe kera, nuba ari uwo yamaje kuba yakica, ariko ntumbaze ibintu amaje kuba yakora. Ibi bintu n'umugore araza kuba yabibazwa. Ni gute watwika ishati iriho amaraso nk'aya ngaya? Ibi ngibi turaza kuba twamujyana nk'inzego tumufunge. None ikirenzeho yaranasetse, ukabona ko ibyo arimo arakora arimo arabikunda cyangwa arimo arabyishimira. Yatangiye kuba yavuga ati uruhukire mu mahoro mugabo wanjye, uruhukire mu mahoro, mu kanya gatoya ndaza no kuba nakoherereza congo shenge, ndaza kuba namwohereza umugore niba yishe umugabo. Yise atangira kuba yavuga ati ndaje akwiyungeho nawe, cyangwa se nawe araje akwiyungeho umugore niba yishe umugabo. Niba bigenze uti ntumbaze arimo aravuga ngo uruhukire mu mahoro, ngaraje amwoherereze na congo shenge niba yishe umugabo. Ntumbaze ibinyoni ibintu turaza kuba twabisobanukirwa. Ariko aho ngaho hari ishati iriho amaraso, ibyo ngibyo ntimuze kuba mwabyibagirwa. Umugore banza yiciye umugabo, icyo ni ikintu ntamenya, ni ikintu ntazi, ariko turaza kuba twabimenya. Tayari idura aho ngaho barimo baramurika muntu wapfuye. Ubwo nuko nguko barimo baravuga ati yemwe yapfuye. Ubwo mama we arimo ararira ati mwana wanjye gute wasiga mama wawe wenyine? Nukubera iki gute wasiga mama wawe wenyine? Ubwo bisobanuye ko nyine umugabo amaje kuba yapfa. Ariko ikintu tubonye cyo nuko ecu ari umwishe. Idore igitangaza ngo kiraba noneho, akaga noneho, idore ibitangaza, dore ibintu bibaye. Nizere ko atari njye nyine ubibonye, ariko umuntu turimo turakemanga nuko cu ari umwishe Chuyani. Idore aho hari urimo urahagira mu makanzu y'umutuku, gake ya ninde? Yewe congo. Congo nuko nguko arimo araza yinaga. Congo niwe Sumeyiri. Gake nawe yatangiye kuba yakibuka ukuntu mama we icyo gihe niba ari ku kiriyo kiwe nyine nubwo yari akiri muzima,
bari barimo barasunika mama we, abarimo baranamuseka cyane bavuga ati we genda genda, dore mama w'umukobwa icyo gihe nawe yari ari ku kiriyo cy'umukobwa we. Murabyibuka neza kundusha. Tayari umukobwa niko kuntu arimo arinjira arimo arabireba afotora. Dore mama w'umusore nawe nuko nguko yaje ku kiriyo cy'umuhungu we. Gake gake dore umukobwa nuko nguko yaje aratangira kuba yaza nawe ku kiriyo, agatangira kuba yahareba, agatangira ati yemwe mwaramutse cyane. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati se uri mu buribwe bw'umwana wawe, uri mu buribwe bw'umwana wawe. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yamubwira ati urimo urumva ukuntu bikomeye, urimo urumva ukuntu bikomeye. Ubwo reka mubaza ati urinde wewe. Ubwo ariko ngewe reka mbe nababwira ati sinzi ukuntu nyine harya ni muramukazi we. Ubwo nyine yatangiye kuba yamubwira rero simzi, mwihangane ku bantu bazi iby'amasano ngewe simbizi. Ariko yatangiye kuba yamubwira turi muranyibuka, uri harya ubwo ngubwo umugore ubyara umugabo bakundana, ubwo ni muramukazi we, uyu ni muramukazi we ra. Ubwo yatangiye kuba yamubwira ati uyu nguyu ni ngewe Isumeyiri cyangwa se ni Ngemeyiri. Munyihanganire ntinze ndimo ndababwira ibintu byo kubasobanuza, ariko ngiye munyandikire muri comment basi mbimenye. Umugore yatangiye kuba yavuga ati oya ntibishoboka, igute ko tuzi ko wapfuye, igute ko wapfuye, igute waba ukiri ahangaha kandi warapfuye. Umugore yakubiswe n'inkuba, undi akamubwira turimo urakora ibiki, dore nuko nguko yaje. Iri ni ivu ry'umusore we, yatangiye kuba yarifungura. Dore umukobwa yafashe ivu ry'umusore bakundana cyangwa se bakundanye, ubwo ari we Jiyanga hawo. Dore agashinyaguro yahise afata ryavu, atangira kuba yarinyanyagiza, akarinyagiza mama we. Mama w'umusore agatangira kuba yavuga ati oya ntabwo bikwiriye, uku ni ugushinyagura. Undi agafata ivu akarinyanyagiza avuga ati ziba, Tayari akanarimumenaho. Undebere dore uyu ni wa mugore wirirwaga amutoteza aramubaje ati uranyibuka? Ni ngewe. Ase ko ntarimo ndabyibuka, ni muramukazi we ninde? Ariko ibyo ari byo byose ndakeka banza ari muramukazi we. Undi yatangiye kuba yaza amwegera amubwira ati wambonye, iri ni ivu ry'umusore wawe cyangwa se ry'umuhungu wawe. Dore gutangira kuba yagenda aripyinagiramo aritangira kuba yarifata akarimusiga amubwira ati banza uryifatirishe urirebe, umusore wawe cyangwa se umuhungu wawe yapfuye. Iki nicyo kirori cya mbere cyo kuba nakishima, ahubwo ndimo ndibaza impamvu urimo urarira, kandi ubona ko ibintu ari ibitangaza. Ngaho banza witere itere make-up y'ivu ry'umusore wawe. Undebere dore yatangiye kuba yamusiga ivu ry'umusore we, amajije kuba nyine wapfuye, yatangiye kuba yarimusiga ngo ni make-up. Nagira ngo ndebere, dore umugore nuko nguko yarebye, arareba nawe atangira kuba yamubwira turabona ukuntu ari byiza, urareba ukuntu ari byiza, kuba urimo urisiga ivu ry'umusore wawe cyangwa se ry'umwana wawe, urabona hari uburibwe urimo urabona. Umva umukobwa nyine ukuntu arimo aramubwira ati hari uburibwe urimo urabona. Kino genda gira ngo mbe nakubwira ati basi niba urimo urababara ubabare nk'inshuro ibihumbi, kurusha uko urimo urababara. Ubu buribwe niba ukeye urimo uranyuramo unyure nko mu bundi inshuro ibihumbi. Umukobwa nicyo kintu yacyamuzanyaho. Tayari yaragiye ahita yisohokera, ariko murabyibuka neza ukuntu yirirwaga ahohoterwa. Ibyo ni ibintu murimo murabyibuka akiri mu izina rya Sumeyiri. Dore nuko nguko yagiye, umugore yasigaye arimo aravuga ati wa murozi we, wa muzimu we. Yatangiye kuba yamutuka akamubwira ati gute Sumeyiri yaba yagarutse? Dore abandi bari bumiwe, umugore yumiwe atangira kuba yavuga ati gute Sumeyiri yaba yagarutse ahangaha, gute yaba yagarutse? Abandi bakamubaza ati ariko bundi ni ikihe kibazo? Umugore yatangiye kuba yavuga ati ibi ni ibiki? Abandi nabo bakavuga ati duhamagare polisi. Kubera iki twahamagara polisi? Yakora iki kuri ibi bintu? Polisi yakora iki kuri ibi bintu? Abandi nabo bakavuga ati tugomba kuba twamagara 911. Ubwo abandi bakavuga ati ko yabuze. Abandi bakavuga ati ubundi ikintu gikeneye cyangwa se dukeneye nuko no mugore tumujyana ku bitaro akajya kuba yavurwa mu mutwe. Abantu bose baba bafite ibyabo, batangiye ahubwo kuba bavuga ati tukeneye kuba twamamagarira kwa muganga bakaba kuba bamuvura mu mutwe. Ubwo umukobwa niko yaje kuba yareba mama we, agatangira ati mama, kumbi mama yaje nyine kwa muganga. Undi yatangiye kuba yamubwira ati Jiyanga hawe yapfuye, ndetse none ikirenzeho mama ibintu biraza kuba byamera neza disi. Mama we ntameze nk'atacyumva, nyine yatangiye kuba yamubwira ati rero ndashaka kuba nagufata
nkakujyana mu rugo, ndashaka kuba nakujyana mu rugo. Ubwo umugore nawe agatangira ati mu rugo, mu rugo ni byiza, ni byiza. Umugore nyine yaracanganyikiwe cyane, yatangiye kuba yavuga ati mbega byiza, ni ukuri mu rugo, mu rugo. Umugore nyine yatangiye kuba yavuga ati ngiye gusubira mu rugo. Umugore nyine ukamenya ko byamurenze cyangwa se byamucanze, yatangiye kuba yavuga ati mu rugo ni byiza, asubiramo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo umukobwa nyine yarabirebye ukuntu mama we arimo aravuga, akabona ko mama we nyine atameze neza cyangwa se ibintu bitameze neza. Uwo ni umukobwa urimo urabibona, gake gake nyine arimo arabibona ko mama we atameze neza. Tayari. Ubwo nuko nguko nyine aho ngaho hari aho bateguye ibirori, gake gake batangira kubavuga ati none se icuyane we, ibino bintu birarenze kabisa. Kuva uri umukozi none ubaye chairman cyangwa se ubaye umuntu ufite company, ibi bintu biratangaje. Nako abaye umuntu ufite company nyine n'abarimo barabiganira, agatangira ati cuyane kabisa aratangaje, yaje ari umukozi none amaje kuba yaba chairman. Ibi bintu ariko byose bitewe cyangwa se byihutishwe no kuba ubwo nyine ujiyanga hawe yapfuye, abandi bagatangira kubavuga atari ko wivuga ibyo bintu we, gusa uko hano hari amakamera arimo aratureba, ibyose n'abantu bose barimo baratureba, reba ukuntu barimo baratureba we. Ubwo nyine ni babandi baba bagenda bajajwa, barimo baravuga ati cicika, abantu bose barimo baratureba, iba kivuga dore hari urimo uraza, gake gake ya nindi, tayari, gake gake nuko nguko arimo araza, urimo uraza nuko nguko arimo arigendera nta bintu byinshi. Araza abakozi nabo bagahita bifata ku munwa ku buryo utari buhumeke. Irange cyangwa se ibya bintu bitera arya ni makiyaje cyangwa makayabu esumbazi, ariko ni makayabo makayabo, bimwe bihomeka nyine ku isura, byongera ubwiza nako marigarine dukomeze makayabo makiyaje nako urakoze cyane. Ubwo nyine makiyaje niko yaziteye ubwo ngubwo, abandi bose babifashe ku munwa. Ubwo nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati mwese mwaje ahangaha murabizi neza ko umugabo wanjye yapfuye, ni ibintu mwese muze rero guturuka nonaha, ndagira ngo ibintu byose bize kuba byaba byiza, bize kuba byatangira. Rero kadutangire muri hawo shenge nyine groupe yacu cyangwa se company yacu, reka dutangire neza, ntituze kuba twahiranwa n'agahinda by'uko chairman cyangwa se wahoze ari boss cyangwa se ari we muyobozi wa company yapfuye. Reka dukomeze ibyiza, abandi nabo bagatangira ati kabisa madamu urimo uravuga ibya nyabyo, yewe tukuri inyuma, umugore nawe atangiye kuba yayobora. Dore icyo bita imbaraga z'amafaranga mwa bantu mwe. Umugore yatangiye kuba yaserebura, ariko undi dore rimo ararebwa inyuma. Ariko ubwo congo niko yatangiye kuba yavuga ati yewe congratulation cyangwa se felicitation, nyuma nawe ufashe umwanya cyangwa se nawe nyine ufashe ahantu nyine ugomba kuba wayobora, ariko vuba ahangaha nawe uraje uve mu nzira, ibyo nibyo urimo urigira, nawe uraje ube wava mu nzira. Itegereza ndaza kuba nakwereka ukuntu ngiye kuba nagutegurira ijuru ryawe ikuzimu, niba ikuzimu haba mu ijuru, ibyo simbizi. Nuko nguko asigaye arimo aravuga ngo agiye kuba yamutegurira ijuru ryiwe ikuzimu. Njyewe wenda sinababwira ibintu byinshi, ariko ikintu cya mbere nakubwira ati nuko mwakihangana ko bino nkuru nari imeze nkaho nayitereranye, si ukuyitererana, ahubwo nari ntegereje ko mbona umwanya wo kuba nayibahereza. Ibyo ni ibintu ngiye mbasezeranyije, no nkuru turaje tuyisoze vuba ahangaha. Mbere yuko tuyisoza, reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona, niba igigushimisha cyangwa se yagushimisha ntibagirwa kuba wakora kuri like. Reka mbe nakubwira ati reba neza utwo tuntu niba waradukoze, mbanze mbisegureho, ndabizi birababaza cyane, ikano gakuru ni keza cyane, ariko byambabazaga nanjye kubona mbura umwanya wo kuba nakabahereza. Buri wese aba afite utuntu tw'utubazo twishi, ariko si ngombwa kuba natubanyuriramo. Gusa mubimenye ko vuba ahangaha tugiye kuba twayitangira mpaka tuyisoje, nako tugiye kuba twayikomeza mpaka tuyisoje. Ni ibintu ngiye mbijeje, kandi vuba ahangaha muraza kuba mwaryoherwa. Bye bye, ciao ciao.